Yesu ashimwe cyane. Inshuti yanjye mwene data, wowe ubasha kunkurikirana uko bwije n'uko bukeye, agusuze cyane kandi wifurize umugora, kandi mubwire ngo Imana iragukunda. Mu buzima bwose waba ubayemo bwose, wumve ko Imana iragukunda. Umunsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bikamera neza. Kandi icyo usabwa ni ukongera kugirira Imana icyizere, ugahanga amaso Uwiteka, ugakura amaso ku bana b'abantu. Impamvu nkubwiye ngo ugakura amaso ku bana b'abantu, umuntu ni umuntu. Uyu munsi ushobora kuba bimeze neza, nyamara yarakwizejeje ikintu, ariko ugasanga nawe birahindutse, ugasanga inzira yateganyaga kuba yakuramo bya bindi yakwemereye nawe ntizikunze. Ariko iyo wahanze amaso Uwiteka, nubwo uyu munsi bitagenda neza, ariko ejo bigenda neza. Muri aya masaha turaganira ku ijambo ry'Imana, usanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho ni 50, umurongo waho wa 7. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo, haleluya, Yesaya ibice byaho 50 umurongo. Bibiliya iravuze ngo, kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye kamera nk'urutare. Nshuti yanjye mwene data, kuko Umwami Imana azagutabara, nicyo gituma utamwara. Haleluya. Abantu bashobora kukwitegera, bashobora kugira ngo ugiye kumwara, rimwe na rimwe bakajya bavuga ati reka turebe uko bizagenda, kaduhanga amaso turebe uko bizagenda, ariko ntibazi inzira z'Imana. Inzira z'Imana zirenze inshuro 1000, inzira z'Imana zirenze imyenge ya supanete, niko abacu barabivuze neza. Nshuti yanjye mwene data, hari inzira itaranyurwaho n'undi muntu. Iyo ngiyo Imana igiye kuba yagucira. Wowe icyo usabwa ni ukwizera, icya kabiri ugahanga amaso Imana, icya gatatu ugakiranuka. Imana y'amahoro iguha imbaraga zo gukiranuka. Imana y'amahoro igushoboze cyane mu byo urimo gucaho mu byose. Data wa twese akuremera amashimwe, akwiyereke cyane mu izina rya Yesu. Ndagukunda cyane, Imana nayo iragukunda, kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Bibiliya umva ukuntu yavuze. Bibiliya iravuze ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi ahubwo ni byiza. Imana ibyo yibwira kukugirira si bibi ahubwo ni byiza. Yesu ashimwe cyane. Nubwo Satani ashobora kutugerageza, Satani akatugerageza mu buryo bwose bushoboka, ariko Imana ibyo iba yagambiriye, ibyo iba yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Imana y'amahoro igushoboze cyane, kandi igushoboze cyane, iguha imbaraga zo gukiranuka mu izina rya Yesu. Amen. Dusenga Imana. Imana nziza, ushoboye byose kandi urahambaye. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana igira neza. Turagushimye ukuri Data wa twese. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Witwa ndiho kandi uzahoraho. Witwa nyiribihe kandi uzahoraho ibihe byose. Ijambo ryawe rirambwira ngo, irinde ijambo yavuze ibihe n'ibihe, karinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Turagushimye Mwami Imana, turaguhimbaje uyu mugoroba, aya masaha tugirire neza kandi twiyereke, ukomeze kuturwanirira. Imbaraga z'Imana zikomeze kutugota. Bwiza bw'Imana ukomeze kubana natwe. Mucyo w'Imana ukomeze kubana natwe. Ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze wa Mana, urakoze kuri Imana ishobora byose. Turagushimye kuko udukunda kandi ukatwitaho mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwene data wibashe gukurikira iyi video, Mana yo kwizerwa, mugirire neza kandi umuremere amashimwe, umwambike imbaraga mu rugendo yarari gucamo rwose. Mwami Imana, umwambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Bwiza bwawe bukayangane ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Wagura imbago ziwe nk'uko wazaguriye Yabesi. Yabesi yaragutakambiye, mwagurira imbago, umuha n'icyo atari yagusabye. Mwami Imana, mugirire neza, fungura amarembo ya mwene data
mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Icyubahiro n'amashimwe n'ubutware ni ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.